Okay, hamagara niba uri umukire hamagara buhamagara abagenzi bawe bakire ntago wabara yicudagura ku buntu ibyo bintu tubireke tuteze n'abantu ko turi inshuti cyane kibaze kuri ese ubwo umuntu azajya bahereza hanyuma ukumva se nyine uridagadura wicundagure uvunagura umuntu nurangiza ugende ko nanjye mba navuna nsuguwe ntabwo ubona itabe vuba mubwira guhereza amafaranga ko se wowe wakupye ko mba nkubwira yuko meze nk'uri mu mazi abira bwira umugore ampereza amafaranga gira vuba ushaka amahane twabitangiye dukundana none se wangiriye vuba mugabo we wamuhaye ako nkaho uri kurindagira nzanyisuma nzanyisuma ugenda uragenda umeze gutyo ubundi yo mutarabona abamutarabona nkaho ushingutse mu rugo uje mu ndaye ubundi wabuze umugore bananiwe byahataye sikuru bwakeye cyane meze neza kabisa ahubwo sikuru niwe biseriye ndananiwe byahataye naraye ijoro ryose ikiri gifata rero bitegurira niwe rwose niwe muntu mwisi niwe ugomba no kuba mwisi nagisha igihe cyose kweri suware nyiteshe wagira ngo waruzi yuko nshonje nari mfite inzara ari nayo yansinzirije nkenda no gupfa ese kutari wambwiye zamufashe namenye se nuko bwakeze uko ndyamye nk'isaha n'igice waryamye cyane ndabizi ko nabanje no kukwihorera nakoresheje imbaraga nyinshi nijoro nakoze cyane twagira ngo ni nk'ikiraka wakoraga cyangwa ikintu ukuntu uri kubivuga rwose wagira ngo ni ibintu ariko nawe waraye wishimye uzi ko buriya mu buzima nyine urabona iminsi wenda twagiye dufata tukaryoshya uyu munsi niwo munsi rwose mbonye ndavuga ati Mana yanjye uhabwe icyubahiro ego ku Mana yanjye bagushime n'Imana shari ukuntu wantesheje umutwe ahubwo sinabikubwiraga
erega ikintu cyiza umuntu agomba kugikorera sibyo rero ryamere neza hanyuma ubwire utundi tuntu dukora se kurya ndabibasha apeta ahubwo iyo ndi iruhande kurya n'ibiryo biranga irya ntari bubu nandeba urahaga vuba rero ko udashaka ngo utamike ahubwo rero uzi ko ubimbwira ubwo si urumva izigize ntabwo wazigira ubundi kumva nakwiyongeza nuko nananiwe uretse nawe ibintu byinuze gusa nawe byibariye reka ukuntu imana ifata ibintu ikabihuza ubwo nyine rerebye ubona njye nawe duhuye abantu bakundana kandi urumva none se ibintu byose si ukuzuzanya niba hari ikintu ufite tugasharinga mbese tugasangira ibintu byose undi waretse nkigumira ukaguma rega ntaribi ukaguma nta kibazo cya mbese numva ntaribi uriko ushaka kwaguma kugeza ryari igihe cyose genda nkajya ntaha gakeya njyewe wenda unzi gakeya nubwo twahuye hari byinshi utaramenya urangewe nubwo wenda uba ubona nicisha bugufi kugira ngo hari abantu nyine banashaka kwigaragaza nyine ukuntu ndi kandi urabizi muri iyi si iyo ugiye kwigaragaza ukishyira hejuru nizo si barikura ubu ngubu ukamubwira mfite amafaranga ubu nyine kubera aka kantu uba wankoreye wandaje ijoro kuri ntuza navuze ati ubundi se nabiguhaye ntazabihane banza uganure umuntu umeze neza ese iyo usibye ko ibibazo ubutahira wa mugani umva noneho kurera ndashaka kugira ngo kuri konti yanjye mushyireho mva ahangaha nimva ugahita umpa ifoto yawe nkagenda kuri banki nkahita nshyiraho ifoto yawe kugira ngo amafaranga ujye ugenda uyabikuze uko ushaka se twajyana nyine bakabikora hari ifoto si ubwo ni ngombwa ntabwo ari ngombwa ngo tujyane njyewe urampa ifoto nzabikora buriya mfite n'akamodoka nuko mba naje n'akamoto nsesera kugira ngo nyine hakuze abantu ni babi none se ufite imodoka ndayifite uwo mwaza uzi ukuntu nari mfite ibibazo cyakoze imana ni nziza pe imana ni nziza ntiwabyumva kuki koko yavuze ngo duhure ubu ngubu mfite ibibazo bingana kuriya ibibazo bimeze gute oya mwese amafaranga abantu bagira ibibazo buriya niyo mpamvu ubona natwe duhora tumeze nk'abasazi nibyo bibazo nyine gusa wihangane nyine imana izabikemura yewe ntabwo ari ikibazo kijyanye n'iby'imana ni ikibazo kijyanye n'amafaranga kandi se kuba uyafite ntabwo ari menshi ayo nkeneye rwose ntabwo wayabura gusa ukeneye amafaranga avuye kuri njye nyine ndikubwira nari mfite ibibazo byiza nshaka nk'ibihumbi nka 500 sifa nawe urabona ari amafaranga ni menshi ntabwo nahita nyaguha nawe uyu munsi wenda ihangane nsohoke tuzavugana ejo urumva ko ngiye nkoresha sheke na banki zafunze kandi na sheke nayibagiriwe mu narabyo kuri telefone no mu ntoki se muri tuyateranye yose oya nayo mfite iriya moto ngiye kuyijyaho ntahe ngiwe ndaza kukoherereza kuri mobile money pass utahe hanyuma ntabwo unyereza 600 kuri mobile money ndabikuha aho kuri kubona uri kubona ngana nawe uri kubona ndi kigori uri kubona ameze gute ku buryo wancuri ku kancu rukura nkandi umwana yenda umwana ese ko utangiye kubirakarira okay hamagara niba uri umukire hamagara buhamagara abagenzi bawe bakire n'iki bakohereza amereza ntabwo waba warayicudagura ku buntu ibyo bintu tubireke tuteze n'abantu ko turi ko birari ibintu byabaye nawe ukanezerwa nanjye nkanezerwa
ubu ngiye kubizira. Wamfashije koko wabikoze ibintu bikava no mu nzira. Cyane kibazo kuri hamagara umpereze. No ku biryo byawe. Ese ubwo umuntu azajya abahereza hanyuma ukumva se nyine uridagadura wicundagure uvunagura umuntu nurangiza ugende. Ariko nanjye mba navuna musuguwe ntabwo ubona ko Ufite amafaranga ye kuri telefone nyine ngo ubiyohereje. mfite igihumbi. Ego ko umva gira vuba. Gira vuba mugabo gira vuba pe. Nawe ugira ngo usebye umuntu. Hera kuri uwo nguye mwaka. Kurishase. Rove. Itabe vuba. Mubwira guhereza amafaranga. Uyu kari umuntu dukorana ku kazi. Okay, Imana ishimwe ahubwo ifata Ikibazo itabe. Halo? Ndaza kukuvugisha. Se ndaza kukuvugisha none se njyewe urumva ndahuze ndahantu nyine ndahantu nyine mu bintu by'ibyago ariko bitari cyane ariko ko se wowe wakupye ko mba nkubwira yuko meze nk'uri mu mazi abira kandi urumva ahantu nagiye ntabwo nyine byari bitoroshye ariko nyine Bwira umugore wampereza amafaranga. Gira vuba. Ushaka amahane. Twabitangiye dukundana none se ubu ugiye kunsebya. Ntabwo uri buve hano utameje amafaranga. Ibyo bintu bishyire mu mutwe ntabwo uri buve hano utamenje amafaranga. Ariko akosifa nyamaza nawe urabizi yuko njyewe ndi umuntu wawe. Ubu se njyewe urumva ari njye nakwishimira ngiye guseba cyangwa n'abantu bose bakamenya yuko njye nafashe umwanya kandi nyamaze ibyo bintu ntabwo telefone nta n'amafaranga ibyo bintu kandi njye niwe wanatangiye unzana mu bintu nk'ibi ngibi none ndeba. Umva mugabo sohoka hano. Okay, bose kombe gusa. None se Vaho. basireka mama Sohokeshwa wambaye gusa. Umugore anyoherereze ku mafaranga makeya. Gira vuba 300. Byibuze kimwe cya kabiri cya 600. Wagize Gira vuba. Hey! Wagize nka 15 kurumva. 10 bingahe? Rega burana n'ukutabi nanjye naraye imbaraga nyinshi kandi nawe ugira n'ubwenge wowe. Kandi bura rero kandi none ikintu giye cyambabaje kurushaho nukuntu wajya gumbwira ngo urankunda. N'uyu muntu nta nubwo ari umugore wanjye nuko nyine nanditse imitima ariko arewe ni umubeshya niba ari kabara niba ari umugore wawe ibyo birakureba. Shaka amafaranga njye nabaza ya hani soni hamagara ngo mbabarira nagize ikibazo nakwita uri guseka wishimye umbwira ko nyine ako baseka amafaranga ari nge muntu wa mbere mu uyu ukunejeje gutya none ndebera ibintu nkoreye nge nta n'ukuntu nitanze nkakora cyane ahubwo wowe fata kwita umva se alo umva nyine nkubwire hari ikimina nagiyemo nyine barambwira ngo ntaba ngo urumva gifata miliyoni 2 abizi ko ngenda ashaka kuyango nkore business noneho nindangiza ndebe ko twabaho neza nose wayashyize ku mu agent wa mobile money
noneho uwe ngwino ugere hari ahantu hari igiti cy'umunyinya hariya nyine munsi ya nuza y'Inyanza urabona ahantu hari akabari bita Key Point Club noneho winjiremo aho ngaho ubaze umuntu uri kuri kontwari akwereke witokuriza nyine urakoze azane nagire soka mbaye gutya soka nambara ubusa wo akwangire n'impuwe ko okay fata sime kenyera ubundi ugende nizere kandi kari hafi bagurira ntimunyereze mfite ibintu byinshi byo gukora ambaye sime ushaka kumenya ikirira kure none mwamenya azaguhemba genda ego mama aha niyo wambwira ngo nkuzanire amafaranga mbese imyenda wayishyize he ariko narumiwe none si iyo mugiye mu kibina bivuga ko mukuramo imyenda mukambara ishyura ahubwo ya mafaranga yampe ndaje dutahe barayohereza hariya ntabwo nshobora kuguhereza amafaranga utambwira uburyo nta kuntu wambwira ngo wavuye mu rugo wambaye imyenda urangije umbwira ibintu by'ibibina ngo nzane amafaranga mvanye amafaranga mu rugo ndayazanye nsanze wambaye swime n'ibiki bijya mbere hano ntabivuga ikibazo ubazana amafaranga mfite amafaranga yawe se wayamuhaye ntabwo yakubego none ngo ni wowe muri kumwe mu kibina ungire vuba no kuzi wangiriye vuba mugabo we wamuhaye ako nkaho uri kuri ndagira nzanyisuma okay nzanyisuma ugende ako nkawe kuko uragenda umeze gutyo ubundi iyo mutarabona mutarabona nkaho ushingutse mu rugo uje mu ndaye ubundi wabuze umugore niba ingibi mu nkore nanjye nakumufasha gatsinda amazi ibigabo by'iki gihe ubundi ibigabo by'iki gihe kuki ari ibiraya byose nta kiriya kintu wambaye imyenda yanjye